intambara hagati ya Miss Muyango na Kenisi, intambara ikajije umurego. Guys ndagira ngo usobanukirwe byinshi, ese niki kiri kuvugwa muri showbiz cyangwa se na yahaye makuru agezweho hano mu Rwanda. Guys, Kenisi rero yavuze ko Miss Muyango aherutse kuvamo inda ikaba ari ya gatatu. Kenisi amagambo aje kuvugira kuri Radio 1 na TV 1, ndagira ngo amagambo mwayabonye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda biri kuyakwirakwiza. Guys rero Kenisi ahawe gasopo na Miss Muyango. Miss Muyango aramubwira ati kora ibiganiro cyangwa se uvuge amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru cyangwa se uje muri siporo, ati umvire mu buzima. Guys, Miss Muyango rero ahaye amagambo akomeye cyangwa se ubutumwa bukomeye Kenisi, umuyobozi wa Radio 1 na TV 1. Ndakwibutsa gukanda subscribe, ugakanda like, share, comment, ni ibintu byiza cyane hano ku Rumuri TV 250. Amakuru menshi tubazanira n'ayandi arimo gutegurwa hano ku Rumuri TV 250. Bisaba kuyakurikira cyane ugatega amatwi wihuse cyangwa se wiyicariye. Guys, nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Wibutsa ko kudukandira subscribe atari ibintu by'amafaranga cyangwa se ibintu ikiguzi. Donc gukanda subscribe nta mafaranga arimo, nta kiguzi kirimo. Sharinga ino video kugira ngo n'abandi bose baze kuyibona. Jewe nitwa Dizboy rero, abanzi kuri iryo zina rya Dizboy ntabwo bakinshidikanyaho kubera ibiganiro byiza ndimo kubakorera. Murakoze cyane.